ikaze ku Mubyeyi Magazine. Niba uri mushya hano tuguhaye ikaze. Nge nibahizi Umutesiride. Niba utarakora subscribe yuko nonaha kugira ngo tugumane ku Mubyeyi Magazine. Muri aka kanya rero tugiye kurebera hamwe ibintu bibiri. Tugiye kurebera hamwe anti-age wakoresha kugira ngo use neza, kugira ngo uruhu rwawe ntirusaze imburagihe. Ni anti-age idasaba ibintu byinshi n'utuntu turi twonyine. Twihuse cyane dufite iyi ngiyi ni anti-age ya L'Oreal. Ni marque izwi kuva kera rwose, mbese bafite experience. Iyi produit ni nziza, igufasha kurinda uruhu rwawe imburagihe. Iyi rero anti-age uyikoresha nijoro. Ni creme ukoresha ni creme ukoresha ku manywa ukayisiga bisanzwe nk'amavuta bisanzwe ukigendera. Hanyuma rero nijoro wamara gukaraba ugakoresha iyi ngiyi ni ya nijoro. Ni creme nziza irinda uruhu rwawe gusaza imburagihe. Nagiye mbona abantu benshi cyane bambaza bati niki twakoresha anti-age, harimo ama sunscreen, mbese bikurinda n'uruhu bitangiza uruhu haba ku zuba haba ku manywa. L'Oreal ibigufashamo creme ya nijoro ndetse na creme ya ku manywa, igatuma uba neza uko akunda n'abakoze ngo yewe ntabwo bigaragara imyaka yawe ntabwo usa nayo. Koresha rero L'Oreal anti-age ya ku manywa na nijoro. Twihuse rero ku kindi kintu cya kabiri tugiye kurebera hamwe ni amakote utagomba kubura mu myenda yawe. Tugira amakote menshi, dukenera kwifubika, dukenera kugenda twarimbye tugasa neza. Niyo mpamvu uyu munsi navuze ntireka turebere hamwe amakote umuntu agomba kugira mu buzima bwa buri munsi, mbese ukavuga uti mu myenda yanjye amakote ntabwo aburamo. Ni amakote rero atari menshi cyane, ni amakote 5. Duhere kuri iri ngiri ntambaye. Iri kote ni ikote utagomba kubura mu myenda yawe igihe wambaye akajinsi, igihe wambaye akajipo ka jinsi, igihe wambaye akajipo ka koto. Mbese ni ikote utagomba kubura mu myenda yawe kuko ukambara haba ari muri weekend haba ari Sunday, igihe mbese wumva ushaka kuza gukenera kwifurika cyangwa se no kurimba. Aka ni agakote keza utagomba kuburamo. Ushaka kubona ubwo ndi kuvuga aka gakote kubera ko kakandi ujya kubona akaba kameze nka kwire, mbese ushobora kwambara muri weekend ukabona urakeye umeze neza. Mbese iri kote ntabwo ugomba kuribura mu myenda yawe. Irindi kote rero rya mbere, ubundi ikote ry'umukara twese ndabizi yuko tuyirigira, nta muntu utagira ikote ry'umukara, ariko niba nta n'iryo wagiraga durishake vuba ntirikabure mu myenda yawe, sibyo? Irindi kote ni ikote rya kaki cyangwa beige. Ni ikote ritagomba kubura mu myenda yawe kuko urijyanisha n'ibintu byinshi cyane. Yaba ari ijipo, yaba ari ikanzu, yaba ari ipantaro, hose rijyaho. Ushyiraho ukabona urasa neza, urakeye, warimbye. Irindi kote rero utagomba kubura mu myenda yawe ni ikote rifitemo ibara ry'umukara. Ahangaha nazanyemo amakote 2 kubera iki? Kubera ko harimo n'irindi rifite ibara ry'umweru, umweru n'umukara bivanze, cyangwa se umukara n'irindi bara. Ayo ni amakote utagomba kubura mu makote yawe kuko aragufasha cyane mu kurimba. Tuvuge rino ry'umutuku n'umukara ririmo kandi kabara k'umutuku n'umukara, ushobora kuryambara ku bintu byinshi cyane, yaba ari jeans, yaba ari koto, yaba ari ikanzu, yaba ari ijipo, hose rijyaho. Kimwe n'iri kote rindi ry'umweru n'umukara naryo ahantu hose rijyaho, ushobora kuryambara. Rero impamvu nakoresheje jeans ni uko jeans ni umwenda ushobora kwambara ahantu hose ukabona urarimbye igihe washyizeho ikote. Murabona ko nshobora kuba mfite jeans imwe ariko nkayambaraho aya makote yose agera kuri 5. Ni byiza rero yuko tutagomba kubura amakote mu myenda yacu aya mabara. Niba ubona hari ikindi kintu wanyunganiraho ukambwira uti iri bara rindi naryo ntirigomba kubura kubera iki n'iki, twakunganirana tugahana ibitekerezo.
kubera ko burya nta muntu umenya byose. Ushobora kumbwira uti wenda hari irindi bara wibagiwe rimeze gutya ugomba kugira gutyo gutyo, ariko ku bintu byoroheje, ku bintu de base, ku bintu by'ingenzi byangombwa ugomba kuba ufite, aya makoti arimo. Rero duharanire guhora dusa neza, twarimbye, tugaragara neza, hahandi ugenda ufite confidence, hahandi ugenda wumva wiyizeye, uvuga uti nambaye neza kandi ndasa neza kuko ndi kurinda uruhu rwanjye gusaza imburagihe. Nkoresha creme iyo ari yo yose, ariko uyu munsi ugomba gukoresha L'Oréal. Niba nta niyo wagiraga, utangire vuba vuba uyishake, ugire creme ya anti-age. Ni byiza kuzitangira hakiri kare kugira ngo utazazifatira hagati umva amazi atangiye kurenga inkombe, sibyo? Duhanire kubaho neza ndetse no kugira ejo hazaza hacu heza, twita ku buzima bwacu, twita ku mubiri wacu, twita kuri byose byacu. Hanyuma rero ukeneye iyi creme wayisanga kwa Fanny, akorera muri Chic muri etage ya mbere, akora na maquillage. Umva mwihute, ndabashyiraho nimero mu musange abakire neza. Hanyuma rero niba utarakora subscribe uyikore, ukore like, ukore share, hanyuma tugumane ku Mubyeyi Magazine. Murakoze cyane, nagutaha. Bye.